bakunzi ba Psychology for Better Life, nongeye kubasuhuza. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe igice cya gatatu ku kiganiro cy'indwara ya depression, indwara y'agahinda gasaze cyangwa se agahinda gakabije. Twabonye ko iyi ndwara ivurwa igakira nyuma yo kurebera hamwe ibimenyetso ndetse n'icyo ari cyo. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha guhangana nayo cyangwa se uburyo wakoresha mu kubaho ubuzima bukunejeje ndetse wishimiye. Indwara ya depression ni indwara ivurwa igakira. Gusa mbere yo kureba muganga, hari ibyo nawe ushobora kuba wakora bikaba byagufasha kuba mu buzima wishimye ndetse wishimiye. Nge ndi Muhire Jean Claude. Ibi rero nibyo wakora ukaba mu buzima buzira depression. Sangiza abandi ubuzima bwawe, urugero akazi ukora, aho utuye, amateka yawe, ibyo wagezeho mu buzima cyangwa se ibyo wifuza kugeraho, mbese ubuzima bwawe bwa buri munsi ukagerageza kubiganirira abandi ndetse ubisanzuyeho cyane. Ikindi wakora cya kabiri, ubundi mu buzima hari utuntu duto cyane two mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu ahitamo kwirengagiza kugira ngo abungabunge amahoro yo mu mutima adahungabana. Urugero, niba hari ikitagenda neza mu rugo wituma kikubangamira ngo kiguhangayikishe cyane, wenda umukoresha cyangwa umukozi ku kazi yaba yakubwiye nabi, cyangwa se mu birori waba wicaye nabi mu buryo utifuza, cyangwa se kanaka yatinze kugusubiza SMS kandi wenda wamwandikiye hashize amasaha 3, cyangwa se kanaka atagutumuye mu munsi mukuru we, n'utundi tuntu duto nk'utwo dushobora kukubuza amahoro. Ukwiye kuba watwirengagiza ubundi ubuzima bugakomeza. Ikindi cya gatatu wakora ni ukumenyera gushimishwa n'utuntu duto. Kumenyera gushimishwa n'utuntu duto, nko kumva umwana aseka bikagushimisha, kureba utuntu tugiye dutandukanye, nko kureba ku mugoroba izuba rirenga uko hanze haba hameze, kureba kwitegereza utunyoni twa mu gitondo izuba rirashe. Ibi byose bituma wumva uguwe neza. Cyangwa se ushobora no kureba video zisekeje cyangwa se indirimbo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose bizatuma uba mu buzima wishimye ndetse ubuzima buzira stress. Kwishimira utundi tuntu duto tukubaho mu buzima bigufasha kwirengagiza ibindi bitandukanye bitagenda neza. Ikindi cya kane, ishimire ibyiza byabaye kuri mugenzi wawe niyo wowe waba warabibuze. Ibi ngibi nabyo bizagufasha. Rero kwishimira ibintu bitandukanye byaba biri kuba kuri mugenzi wawe niyo wowe waba utarabibona cyangwa se warabibuze, nabyo ni bimwe mu bintu byatuma umera neza. Burya buri wese agira umugisha we. Kuba mugenzi wawe yaronyeye aho wowe waburiye, ntibyari bikwiye ko byakuviramo kuba wamugirira ishyari cyangwa se ukamwanga, kuko iyo ugize umutima mubi ni wowe uba wihemukira. Bishobora kukuviramo rero uburwayi bwo mu mitekerereze. Ntibyingenzi rero kwishimira ibyo mugenzi wawe yaba yabonye. Ikindi, niba uri ahantu habe koko ku mutima ndetse no ku mubiri, hari abantu bakunda
kuba ahantu hombi agakora ikintu ubwenge bwagiye ahandi, nyamara ikintu uburyo ushyizeho umutima kigenda neza, bikakurinda kuba wagira ibibazo bishingiye ku mitekerereze. Igihe wenda icyo kintu wari uri gukora gipfuye, ugatangira kwishinja ko utari wakibayemo. Nahangaha rero urasabwa gukora ikintu cyose ugishyizeho umutima. Ni mu gihe ushaka kubaho wishimye, ushobora kwirinda ndetse no kureka kugendera ku ijisho rya runaka. Niba wumva udashaka kujya ahantu runaka, wijyayo. Niba wumva akazi ukora kakwicira ubuzima kurusha ko kaba kari kubwubaka, wagerageza gushaka kandi. Niba wumva kuba inshuti runaka iri kukugora ndetse itakubaniye neza, bikakubuza amahoro, mureke ushake inshuti yatuma ubaho wishimye. Reka kubaho ubeshejweho n'icyizere ko igitangaza kizaza kigahindura ibintu. Mbese fata iya mbere ubihindure wowe ubwawe. Witinya ukongera gukora ikintu bushyashya. Birashoboka kuba wahera ku busa ukongera ukagera ku kintu gifite umusaruro ikiruta n'icyo waba warakoze bwa mbere. Ikindi, bana neza n'abandi. Guhera mu rugo aho utuye, rwaba urwawe cyangwa se waba ucumbitse, kugeza kubo muhuriye mu nzira. Ahangaha gerageza kubaha buri kimwe na buri muntu nk'uko nawe wakwifuza ko hari abakubaha. Zirikana ko icyo utifuza ko bakigukorera, nawe udakwiye kuba wagikorera mugenzi wawe. Ngiki cyo kubana neza n'abandi bivuze. Ntukumve ko umwe yababara kandi wowe wishimye, kandi nawe ushaka kwishima. Gerageza ukore buri kimwe ku buryo mwese mwaba mwishimye. Ikindi, niba ugize umujinya, irinde gufata icyemezo ako kanya huti. Akenshi ibyemezo ufashe warakaye urabyicuza nyuma. Ni byiza rero kubanza kwita, ukiha umwanya uhagije, umujinya ugashira, ndetse hanyuma ukaba wabona kuba wafata icyemezo. Ikindi, jya ushimishwa n'ibyo ufite, nabyo ubishimira Imana, kuko burya hari ababyifuza nabo babibuze, bakabyifuza bakabibura. Niyo mpamvu wowe ibyo ufite wabishimira ndetse ukumva bikunyuze. Gushimira ndetse no gushimishwa n'ibyo ufite biguha imbaraga zo gukomeza gukora cyane no kunezerwa, naho ibyo washimira byaba ari bike cyangwa se ari bito, bizagufasha kumera neza. Ikindi, niba ibyago bikugwiririye, ibwire ku mutima uti ubwo ngihumeka nta kibazo. Ni ikintu cyo gushimira Imana. Menyera gushimira mu bito no mu binini. Ubu ni uburyo bushobora kukongerera ibyishimo n'akanyamuneza ku mutima ndetse no muri wowe muri rusange. Gushimira uwo uri we, gushimira ibyo ufite, kwishimira uwo uri we muri rusange, ibi byose bizagufasha. Ikindi, niba ufite amahirwe yo kugira abavandimwe, bishyiremo imbaraga ndetse n'umwete, mugirane umubano mwiza. Ahangaha ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafitanye umubano uzira umwiryane
n'abavandimwe babo bagira ubuzima burimo ibyishimo birenze. Gerageza ibi ngibi rero, bizagufasha kugira ubuzima buzira depression, uhore wishimye. Indi nama bakugira, reka kwiremereza, irekure maze buri muntu akwisanzureho, yewe n'uwurusha amikoro cyangwa se uwuruta mu myaka. Ibi bizagufasha kumva utuje, kuko gusabana n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe kenshi bituma wunguka ubwenge butandukanye, ndetse ukarushaho kunezerwa. Nta kintu gishimisha nko kunguka ikintu gishya. Ibi ngibi rero uzabigeraho ari uko usabanye n'abantu utitaye kubo bari bo. Indi nama ugirwa, haranira kugera ku ntego wihaye mu buzima. Kugera ku ntego wihaye mu buzima. Niba utari intego y'ubuzima, igihe ni iki? Nutabikora, ntuzigera na rimwe ugira ibyishimo n'umunezero muri wowe. Kugira intego n'intumbero mu buzima bikurinda kutababazwa n'utuntu duto tubi uhura natwo mu buzima, kuko uba ufite icyizere cy'uko intego wihaye uzayigeraho. Nubikora, bizakurinda kuba mu buzima bwa depression cyangwa se bwo kubabara cyangwa se agahinda gasaze. Ubeho mu buzima bw'ibyishimo ndetse unezerewe. Ikindi, jya ukunda guseka rwose. Guseka ukirekura wivuye inyuma rwose bigufasha kumva uruhutse, n'ibibazo ukabyibagirwa. Niba ubonye ikintu kigusetsa, ntukazuyaze cyangwa se ngo wijijishe. Seka, kuko bizana ibyishimo mu buzima. Bizakurinda kuba mu buzima bwuzuyemo akababaro cyangwa se agahinda gasaze, ariyo depression. Rero guseka no gusabana bifasha kurinda kwigunga ndetse no kumva uri wenyine. Bizagufasha kumera neza. Ikindi ari nacyo cya nyuma, jya uryama ibitotsi bishire. Abantu benshi bakunda kwihugiraho bashaka amafaranga, nyamara amafaranga atarimo ibyishimo aba ameze nk'aho ntacyo amaze. Burya gusinzira igihe kirekire byongerera umuntu ibyishimo. Iby'ubuzima bwawe bwo gushaka imibereho ushobora kubikora, ariko ukagena n'umwanya wo gusinzira bihagije kugira ngo ibyo uharanira bizabemo ibyishimo bisa. Niba ukora ibinyuranyije rero n'ibyo tuvuze haruguru, ukaba wumva kwigunga bigeze ku rwego rukabije, wakwegera abaganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bakagufasha, byaba inama cyangwa se imwe mu miti itandukanye ikitabazwa. Gusa uyifata ari uko wayandikiwe na muganga. Icyo wakwitondera ni uko nta muntu ugomba na rimwe kuba yajya kwigurira imiti ya depression igihe atayandikiwe na muganga. Abaganga barahari ku bitaro bigiye bitandukanye, abapsychologist bagufasha, ndetse n'abapsychiatrist nabo barahari bakagufasha, ubundi ubuzima bukagumya kugenda neza. Ibyo ngibyo nubikora, uzagira ubuzima butekanye bwuje ibyishimo. Ku bakunda gusenga nabo ni iby'ingenzi cyane, kuko nabyo ni iby'igiciro byakuzanira ibyishimo. Ku myemerere yawe iyo ari yo yose, ushobora gukora buri kimwe bikaba byatuma umera neza. Njye wabibakusanyirije rero, nari Muhire Jean Claude. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse usige n'ubutumwa, byaba ikibazo cyangwa inyunganizi. Wibuke kandi gusangiza abandi nabo babimenye.
ndabashimiye. Shalom shalom.